ndabingingiye Imana igiye kubibakorera muri aya materaniro. Hari ibintu Imana igiye gukoramo. Hari imivuduko igiye gusezera. Hari imivuduko igiye gusezera. Iwanyu wabashatseho umugabane ntibawuguha. Unababwiye ngo hari icyo mwamarira bati uri inzererezi. Bagushakira sisiteme bakwita andi mazina. Hanyuma baguha igihe ariko ntiwapfa. Bagushyira mu minsi Yesu aragutabara. Bagushyira mu matariki Imana ikwitaho. Ndabona muri akayika nigere hariya. Nari mvuze ngo Imana ihagurukanye imbaraga zo kubikora. Bwira uwo mwicaranye ngo kirakemutse. Wamuraba mu maso ukamubwira ko gikemutse ariko n'amafaranga arakemutse. Amadeni arakemutse. Inzara irakemutse. Agahinda karakemutse. Intambara zirakemutse. Ayo cheva tondre. Soit dans trop feler la voix que choix. Point de tique là le ferwa. Andotrer de son mort. Abikora ryari none hamwe izina ryande amaboko mabi akurekure. Amaboko amabi akurekure. Kandi niba numva gifashe kirafashe. Bakubwiye umwana ariko nje nkubwiye impanga. Umuhungu n'umukobwa bazavukira rimwe. Kandi ibivuzwe n'umushumba. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege. Bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Soma ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ibice byaho ni 18. Ndasoma umurongo wa 4 n'uwa 5. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ibice byaho ni ibice 18 n'umurongo wa 4 n'uwa 5. Hari amagambo avuga ngo amara iminsi atemera. Ariko ahageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu ariko kuko uyu mupfakaza nduhije ndamurengera ngo dahoraza iminsi yose akandushya. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nitwa Emmanuel Twagira Yesu. Nkaba mubwiriza butumwa bwiza nazanye na korari na groupe abanyamugisha nkaba umunyamugisha kandi hamwe n'umwuka wera hari icyo Imana igomba gukora. Abari hano haleluya. Nabari hejuru haleluya. Abari hirya namwe muri aho ndabona binyuma namwe mwarakaye muri aho. Yesu nashimwe. Mwumbwirira uwo mwicaranye ngo ibitemejwe n'umuntu Imana irabyemeza ikabishiraho kashi ikabikora ikabyuzuza ikabiha igihe bigatinda ariko ikazabyemeza. Samuranyumvishe ibintu bitakozwe naso n'ibitarakozwe n'imiryango n'ibitarakozwe n'amafaranga Imana ibantumyeho. Imana ije kubibakorera uyu munsi. Ko mutandeba muve mu bitabo twarangije gusoma
umuntu wese adebe ngende umwigisha. Yesu ashimwe. Mwavugiye ngo amen. Ndi umwigisha, ndashaka kwigisha igihe gitoya, iminota bamaye sinyigezaho kuko dufite abantu benshi bari bwigisha mu buryo bwiza bwo kubana n'abantu neza. Ni ukubaha bike bagafata byinshi, ukabaha bike n'abandi bakabaha ibindi, karya imvange yuzuje. Mwavugiye ngo amen. Hanyuma narimbuze ijambo rikomeye, ibintu utigeze gukorerwa na rubanda Imana igiye kubikora muri iyi minota. Muyikomeye amashyi make nk'ay'ibigori byo mu kwa kane. Iwanyu wabashatseho umugabane ntibawuguha, unababwiye ngo hari icyo mwamarira bati uri inzererezi. Bagushakira sisiteme bakwita andi mazina, hanyuma baguha igihe ariko ntiwapfa. Bagushyira mu minsi Yesu aragutabara, bagushyira mu matariki Imana ikwitaho. Ndabona muri akayika nigere hariya. Narimvuze ngo Imana ihagurukanye imbaraga zo kubikora. Imana ihagurukanye imbaraga zo kugira gute? Oya muhobera umubwire ko Imana izihagurukanye nonaha. Ihagurukanye imbaraga zo kubikora. Banze kubigukorera, banga kubishyira mu buryo, banga kubishyira mu mwanya. Baravuga ngo ntabwo bakuzi, baguta inyuma y'umurwa, bakugira umubembe kandi uri muzima. Ariko Imana itabara irebye ko waje mu masengesho. Mwaje gusenga, mwaje gusenga. Ndava hano hari ikintu Imana ikoze mu minota afite. Izina ryawe rirahinduka, amaganya yawe ahinduke. Dufite Imana ibikora. Muraho? Ese muraho? Ongera umumbere ikiganza umubwire ngo irabikora kandi irabikora. Kandi mubwira useka bimubwira urakaye, Imana iragira ite? Irabikora. Nyakiri. Imana irabikora. Kambabwira impamvu Imana igomba kubikora. Abantu bose batwigishije turafashwa, ariko buri muntu wese agira atemeye. Nari nateguye amagambo yo mu byakozwe n'intumwa 12, ngiye kumva umuhungu arabyashije, hanyuma mbaza ijuru rirambwira ngo babwire ngo ndi Imana yongera kubikora. Uyu mwanya mpagaze muri ubu bubashye, mpagaze muri aka gaciro, iwawe hari ibyo Imana ikozeyo. Mu rugo rwanyu hari ibyo Imana ikozeyo, mu miryango, mu nshuti, mu bavuga butumwa, mu bintu bikomeye hari ibyo Imana igize ite. Kandi iferinge wumve mu mutima wawe, byumve neza. Ubundi yibikoze urabimenya, ntabwo ushobora kubikora ngo utabimenya. Wigira uburakari, wireba bakwirukana ngo ntibagusubiza, wireba ibikwirukaho ngo ntango hari icyo bikumarira. No, turareba Yesu. Yesu niwe ugira icyo atumarira. Yesu agira icyo atumarira. Iwacu ntacyo batumariye, inshuti ntacyo zatumariye, imiryango ntacyo yatumariye. Yesu we ajya agira icyo agira ate atumarira. Mu byemeza Imana ifashe, mu cyemeza Imana ifashe muri aya materaniro. Ubwo mutanyumvishe ndajya hano hejuru. Mu cyemeza Imana ifashe muri aya materaniro. Murahari si cyangwa ntimugihari? Mu cyemeza Imana ifashe muri aya materaniro, nukuva hano hari ikintu agukoreye.
satani yatwambuye ibihe, atwambura amasengesho, atwambura kumva umwuka, atwambura kumva ijambo ndarizanye. Muvuge ngo amen. Uyu munsi hari ibintu Imana ihindurije, ibyanze urunuka isezeye ku mugaragaro. Umva impamvu. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Iravuze ngo hari umugore wari utuye mu mudugudu, ariko hakabamo n'umuntu umuyobozi utubaha iki? Imana. Muraho neza ariko? Bibiliya iravuga ngo nta nubwo yitaga kuba. Erega ntawe ukwitayeho uretse Imana itwitayeho, nta muntu utwitayeho. Uzatura muri geto ntibakwiteho, uzasenga ntibakwiteho, ariko nuyihamagara izakwitaho. Babarira gatoya. Nashaka uwo mwicaranye aba yarakwanze, ibyangano byo yakwanze biramuvamo bikujyemo. Umuhobera umubwire ngo Uwiteka binkoreye ku mugaragaro. Abikoze dufite impamvu zo kubivuga. Muraho neza? Dufite impamvu zo kubivuga. Arangije umugore aravuga ati nanjye simvaho. Uwo dukorana aza amakuru yanjye, uwo nsenga azi ibyo tuvugana. Ntabwo ari wowe uzori kutubwira. Muraho neza ariko ngo mwambaraga ibipira gusumba ibyanjye? Ntabwo ngiye mu buhamya. Twebwe twarakubise turahondagurwa, turihangana, turakomeza turakizwa. Nabaye mwarimu w'itorero njyewe ndi umukarani, ariko ndashimira Yesu, ndimo ndambara ikote mu izina rya Yesu. Ese muranyumvishe? Imana ibagarukeho mu izina rya Yesu. Muza kano kanya amavuta nicayemo nayo Imana igiye kubikora nonaha. Ugakira nonaha, ugatabarwa nonaha, ugataha nonaha, ukajya mu mwuka nonaha, amakuru yawe akaza nonaha, ubuhanuzi bugakora nonaha, amakuru agakora nonaha. Imana itandukanye nuko abantu babivuga. Murabyumvisha bari hara hejuru? Bwira uwo mwicaranye ngo ibikore nonaha, ubitahane, ejo ntabwo ari ahacu. Mwere kujya murapfa gusenga tutazi ibyo dusengera. Imana igikora ugitahane. Kandi niba numva gifashe, kirafashe. Bakubwiye umwana ariko nje nkubwiye impanga, umuhungu n'umukobwa bazavukira rimwe, kandi ibivuzwe n'umushumba. Murahari cyangwa ntimugihari? Abari mu materaniro bumva Imana igiye kugikora, nta n'umwe usigaye. Haguruka utera haleluya. Ese murahari? Mu mudugudu rero uwo mugabo utubaha Imana ngo umuntu yajya kumureba, umugore yajya kumureba akamukwepa. Hari ibidukwepa bihari. Hari nabo uje kwikopeshaho bakavuga ngo dore arakarutse. Ubu turava hano tutazongera kwikopesha uko bashaka. Mureke turebe ibiguzi byemera ko tujyayo turagura. Ntabwo munyumvishe neza. Ndashaka ko wenda dutaha n'umuzimu waguteye mu mutwe agiye. Urabyumvishe?
ibintu byo kuba muri nyirandabizi na za nyirandakeye na nyirandabimenyereye na ntuza, iyo myuka ntabwo nkorana nayo. Ndashaka ko umutwe wawe n'ubuzima bwawe busubirana. Wenda dutaha ko gakozwe. Muranyumvije se? Ngo umukecuru akava imbere y'utamwemereye ko aragikemura, akaje imbere y'imwemerera kwirabikemura. Ntabwo munyumvishe? Yavaga imbere y'utamwemereye ko agikemura, akaje imbere y'imwemerera kwiribubikemura. Se muranyumvishe? Nagize ngo umumpere ikiganza neza neza, umumpere ikiganza. Bwira uwo mwicaranye ngo kirakemutse, kirakemutse. Wamuraba mu maso ukamubwira ko gikemutse, ariko n'amafaranga arakemutse, amadeni arakemutse, inzara irakemutse, agahinda karakemutse, intambara zirakemutse, ibikurwanya birakemutse, ibikwirukaho birakemutse, ibiri kukugendaho birakemutse, amarozi ibikuhiga, ibikurwanya byose, ibigutera umugongo, n'ibikubuza amahwemo, ibiguteza amarira, mu izina ryande fatako wenda wumve ko kajyanye. Hari ikintu Imana igakoresheje. Ndabizi neza ntabwo Imana mpagarika imbere y'amateraniro nta kintu Imana iri gukora. Ayo cheva tondre sweda trop feler avec joie point de tique là le faire ando très de son mort point in hoy ver conscience. Ni Imana igera mu iteraniro ikareba bishushanya ikababwira ngo murava hano mbahaye agakiza. Muraho. Yesu nashimwe. Hari igihe Satani aturwanya siki ibyacu bizarangirira. Umukecuru, umupfakazi, uko niko waje, singuhinduye umupfakazi. Hari n'abapagabo muraho, ariko twese twitwa abapfakazi, ariko njyewe ndamufite. Muraho neza. Ariko ndagira mbabwire uyu munsi nitukirebye ku mupfakazi, turareba iwacu twebwe aho ikibazo kiri. Ikibazo kiri iwacu, ariko turareba umuntu urwanya ibibazo agatunga ibisubizo. Uwo niwe Yesu nje kubabwira. Ni Yesu w'i Nazareti ubikora. Ni Yesu w'i Nazareti ubirwanya, agahindura ibintu ku buntu, agahindura umwanya wawe ku gihe, akaguha amatariki ku saha. Izina ry'Imana rihabwe. Mbabarira gatoya umuhobere, umubwire ngo ndi kumva umutima unezewe. Mubwire niba uri kubyumva, ariko niba uri muhobere nawe mubwire ngo ndimo ndabyumva. Uri murabyumva hanze, murabyumva. Muhobere mubwire kubyumva. Abo bakuroze birarangirira aha, ibyo bagutongeye birarangirira aha, izo ntambara zirarangirira aha, ibyo bakwirukankaho birarangirira aha. Turakeneye ko birangira, Imana yacu igakora akantu. Mwavugiye ngo amen? Wamvugiye ngo amen? Birangirira aha. Naringize ngo birangirira aha. Kambabwira impamvu igomba kurangirira. Uyu yahozeyo ajyayo kugaruka, akagaruka nta gisubizo, ariko akaje imbere y'ufite ibisubizo. Rero mwaje mu masimisi muze, bamwe bagataha bashubijwe, ariko abandi bakagenda ntacyo. Reka mbatangarize itangazo. Iyo dusomye amagambo y'Imana
ariko haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana ibice 5 tuhasanga inkuru y'umuntu umaze imyaka 31 kuhaba suko atajyanywe n'abandi, yajyanywe na rubanda benshi. Hanyuma akiriyo hasigarayo famiye irangiye, hasigarayo abafamiye cyane. Famiye cyane irangiye hasigarayo abo bavukana. Abo bavukana babonye bitinze barataha bamusigayo. Nawe bagusizeyo, nawe barakuretse, nawe byaranze wikwihagararaho ngitabi ryo kwa Karanena. No. Imana iravuze ngo uhereye none niyigusanza ahantu ikarema igisubizo. Niyigusanza ahantu ikarema igisubizo. Naringize ngo no mu mubiri wawe Imana irememe igisubizo, no ku bana bawe Imana irememe igisubizo, no kuyu mugabo gukubita yaranze no guhaha yaragutaye byaragiye. Ariko Imana uyu mwanya ndimo ngiye gusenga tugaruze uwagutaye, tumubwire ngo subira mu rugo rwawe. Mwavugiye ngo amen. Umugore umupfakazi ngo arangije afata icyemezo aravuga ngo nubwo ndi umupfakazi ndajyayo mu gitondo akavata indege. Undi akamubwira ati ntampari, agasubira imbere yiwe bari kuvugana ati nzagutabara. Nimugoroba agasubirayo ati wandengeye kumwaza nari horayo. Bwira uwo mwicaranye ngo hora hano hantu. Kubona igisubizo ni ukuhahora, kandi kuhahora ntabwo ari ukugenda gusa, ni ukujyana amaviyoroji. Igisubizo kiri hano. Mwavugiye ngo amen. Barajya gusengera abantu kabona umwe ahengetse ikibuno. No, bizavaha. Kandi ibintu Imana iguhaye bivuye ku mavi birindishwa amavi. Iyo Imana ibiguhaye uvuye mu masengesho, iyo utabiririshije amasengesho imbwa zibigwaniramo. Ndabinginze ngo Imana igiye kugikora ititaye ko abantu banze kugikora. Mwavugiye ngo amen cyane. Wayizamurira amashyi menshi tukavuga Imana. Umugore umupfakazi abonye ko birema aravuga ati nzahora mvi imbere yawe, nji imbere y'ufite ibisubizo. Utambe igisubizo nzi imbere y'uzakimpesha ngo kugeza ku munsi eva kotri d'amour puede indifeso egre tandri velore fercochieseno puede ni tredi confes ete nalo breva oreketasio enera ho Imana ikabukora cyose. Urakoze cyane. Imana ikora ifite gahunda iyo gukora icyayizanye. Mwavugiye ngo amen. Ngo Imana irangije ngo yijye imbere umunsi umwe iramubwira ngo subirayo none aha turajyana. Naringize ngo uko wagere wazanye na Yesu. Umva ubuhanuzi nahawe ndi hano. Irambwiye ngo Imana igiye gukiza abantu 70 muri iri teraniro. Tugiye gushorera ijambo gusa. Tugiye gushorera ijambo. Maze ngo urebe ngo urataha umeze neza. Muyimpera icyubahiro yo kabyara abahungu n'abakobwa. Ndagira ngo mbatangarize. Akora ikintu gikomeye atidayo. Ngo igiyeyo ayisangayo. Yesu wacu turamutuma akagenda. Umwuka wera turamutuma akagenda. Imana nayo iratwumva. Imenya umubabaro dufite. Naka kanya imenya umubabaro wawe. Imenya agahinda kawe. Mwavugiye ngo amen. Yarabivuze muri Yesu aravuga ngo mwese nimuze ku mazi. Aravuga ngo nudafite ifeza nawe nazi. Nimuze mugure murye. Mudatanze ifeza cyangwa ibindi bikuze. Ndabingingiye. Imana igiye kubibakorera muri aya materaniro. Hari ibintu Imana igiye gukoramo. Hari imivuduko igiye gusezera. Hari imivuduko igiye gusezera.
none Imana ibikoze na madamu wanjye yarawusezereye ageze mu bitaro bikomeye. Imana isezerera umuvuduko n'umutima byarabyimba birabyimba kugeza ku rwego ajya Faisal. Bagezeyo baravuga ngo ntacyo babikora, dutindamo turishura turananiwe. Dutashe mukoma ikiganza, kino kiganza rero ntabwo nimfishije, hari ibintu muraho neza, ariko turagira ngo tugukome ikiganza. Yesu afite ibiganza, Yesu afite amavuta, Yesu afite ubushobozi bubasha gutegeka ibyo bikurimo, bibasha kurwanya ibyo bikurimo, bubasha kwica ibyo bikurimo. Ndabikoherezaho, ndakoherezaho Yesu ubasha kubyica. Byakira, urambura ibiganza uvuge ngo ndabyakiriye. Nakiriye Yesu ubasha kugira gute kubyica, akica imigambi y'inshakura, akayiburizamo. Kuri uyu mugoroba ndimo numva 70 igiye gukira. Mwavugiye ngo amen. Babwira kandi usoze ngo aravuga ngo ngiyeyo, na umugore ati nanjye ndagusangayo, kuko babivuganiye aho biherereye. Umva icyo commentaire bivugaho, iravuga ngo uyu mugore yubashye Imana ageza ku kigero kirenga 170%. Muraho neza, ariko ngo Imana imwitegereje icyo kigero ahagazeho isanga adakwiriye gutaha ubusa n'iminsi yose yagiye. Nawe ntukwiriye gutaha ubusa rero, nawe ntabwo ukwiriye gutaha iki. Mubwire ngo irabikora none aha niko Imana ibivuze. Ifeko si oda. Hano hari abantu bafite ibyifuzo y'ukuntu bagomba gushaka, kuko abo bateganyaga ko babajyana byarapfuye, none baje gusengera uko bashaka. Tugiye gusaba Imana ibikore ryari no. Muraho mwavuge ngo amen. Nari mfite umuhungu wanjye, je ndakuze ndi mukuru, uretse tutuvuta duhari. Mfite umuhungu wanjye, imfura yanjye imyaka 27. Hanyuma yajyaga ku ishuri akaza ari uwa 42, akabura umuntu umwe cyangwa batatu. Mbaza Yesu ngo ko ngusenga, nkaba nararambitsweho ibiganza, nkaba numva nta pataro nta ngutiya z'abagore nazamuye. Unzize iki? Irambwira ngo uzize karande. Ndagira ngo uyu munsi tubakure muri karande. Yambwira ngo uzize karande. Karande byagenze ite? Iwanyu nta wiga soze ngo asoze, nta wize sogondere uri. Muraho nta wize kaminuza uri. Uri kubona weho mwakwigishamo. Mba nigo byoye mu gashamba, nsabye Yesu amavuta, undebye nabishaka. Naringize ngo hangane nubwo muno by'akara. Naringize ngo ubwire ko hari ibintu none aha Yesu agiye guhindura. None aha kandi nabyumvishe brother. None aha Imana none aha none aha ndavuze ngo Yesu yabihindura, akabihindura none aha bikarangira. Narimbuze ngo agira ate byari amanyanga yiwanya yahindure, ibyo bagutekinitsa bihindure, ibyo bakwirukangishije abihindure. Abanyumvisha haleluya. Abikore ryari none aha mu izina ryande. Amaboko mabi akurekure, amaboko amabi akurekure. Ngo umugore arangije ngo agenda ku kagoro, ngo agezeyo. Muraho neza, ariko agezeyo asanga Yesu ari yafashe wa wundi yevoshe ni mokra. Nagize ngo nutaha usange hari ibyo Imana yafashe bifata icyemezo. Imana ibikoreshe bifata icyemezo. Wari ufite urubanza rwananiranye, Yesu arufatiye icyemezo. Mwamvuge ngo amen cyane. Wari ufite amarira yaguhozeho, uhora inshi za buri munsi n'ibitutsi bya buri nimugoroba,
kurara hanze bisimburanya no guhora wahukana. Yesu aravuze ngo nonaha hari ibintu aje gusezerera. Ngo arangije ageze asanga ngo aramubwira ngo wandenge, ngo ariko mwitegereje kuko Yesu yamugezemo. Yesu yagera no mu mupagani agafata icyemezo akagukorera ibyo Imana yari igiye gukora. Mwavuge ngo amen. Bamugeze aramubwira ngo nubwo ntubaha Imana sinite ndebye nabi kanibwirire bano. Wande basubire kuri akorani shingiye ukuntu mbonye abazimu babiri baza nijoro uryamye bakagukorera ibintu navuze mu matera. Yesu arambwiye ngo hindura icyerekezo cy'amasengesho. Imana igutabarire rimwe, atari ibyo ntabwo uzageza kuwa gatanu utaha. Mwareka tugasenga Imana ikabikora. Kabiri mu ijuru barambwiye ngo bafite impundu n'imbabazi. Impundu ni iki? Kugira ngo icyaha akora n'ibintu umuntu ajyamo abihindure. Imana nayo Imana ikeneye gukizwa, ntikeneye abantu babona ibitangaza gusa ntibakizwe. Ntabwo Imana ikeneye imitima. Akenshi Imana ikeneye imitima. Mwifuza ibitangaza ariko imitima ishariye. Ntabyo mwabona twababwira amahuri. Ariko imitima ikijijwe, umutima wawe ukijijwe, Yesu ntabwo ashobora kukuvanira mwiki aho. Mwavuge ngo amen. Ni wifuza ko baguhanurira, wifuze gukizwa, wifuze guhinduka, wifuze guhindura ubundi buryo, wifuze gusenga uve mu cyaha, Imana muhuririye byananiranye agutabare. Mwavuge ngo amen. Wa mupfakazi ngo agezeyo, ngiye gusoza mu nkuru. Ndimo ndatumira n'iminota yanjye. Wa mupfakazi ngo agezeyo bamaye 42 Yesu ashimwe. Mwavuge ngo amen. Wa mupfakazi ngo agezeyo asanga Yesu yagezeyo. Naringise ndavuze ngo ugende gereyo usange Yesu yagezeyo. Atagezeyo zakurya, atagezeyo bagufungira mu nzira ugitaha. Muremera gereyo ababyemeye. Haleluya. Yesu ageri wawe ayo manyanga yamareyo. Yesu ageri wanyu ibyatumije iwanyu mugira ibintu bigenda bifata abantu bagwa hasi, Imana ibigeremo. Muje murabazana hano tubakoma ibiganza, uwo muzimu navuga akabavamo. Hari ibintu Imana izakora. Sekera uwo mwicaranye umubwire ngo Imana iravuze ngo irabikora nonaha. Murabyumvise cyangwa ntimukibyumva? Ni today Imana ibikore nona. Muri preza ntabwo ari ejo, ntabwo nsengera ejo. Ejo nzasengera ibindi. Ndashaka gusengera ikintu cyawe niyo cyaba cyarananiranye. Yesu agikoreho nona. Yesu agikoreho nona. Amaganya yawe yakoreho nona. Umuruho wawe ukoreho nona. Inzara yawe ikoreho nona. Amadena yawe yakoreho nona. Ibyo uri kurwana nabyo abikoreho ryari. Komera Imana amashyi yazamuye. Hari isezerano. Mwumva kandi ngo agezeyo ahita byemera, aramubwira ngo nubwo ntubaha Imana sinite no ku ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera. Barajyana mushingira urubibi icyo bita imbago, aramuzamura aramumanurira, aramubwira ngo ntuzongere kuza kunshaka. Washatse undusha ubushobozi ni unteye mu mutima. Nta ruswa wampaye, nta nico nakwatse. Nageze ngo niburugure n'icupa rimwe ndabibura. None Yesu wawe anyemeje kukukorera ikintu. Yesu wacu ajya bemeza. Yesu wacu ajya bemeza. No mu rugo iwanyu abemeze, muri famiye abemeze, kandi nabemeze bizahinduka. Muraho madamu nari mbabwiye ko yarwaye umuvuduko, hanyuma muzanye mukomye ikiganza. Muraho
ndavuga ibi bintu birakora nimukabiti muje murarambura kino kiganza cy'iburyo mwere kuja umuntu nagusengera yakurambikaho icy'ibumoso ujura kurura ni icy'iburyo icy'ibumoso ntago kiba mu mugisha icy'iburyo kiba mu mugisha mwamvuge ngo amen mushaka kumba abanyasa kumpakanya mbabwire ibya Yakobo na Efraimu na Manase yanyuranije iki ukubaka kubujya kujya kurinde kuri Efraimu no ndagira mbabwire uyu munsi Imana inyuranye iki igushireho ikiburyo mu izina rya Yesu oya nawe kirambike uvuge ngo nico ni ikimana kingiyeho vuga ngo ni ikimana bimubwira umureba mubwire ko ari ikimana kikugiye mushu kriva kapa saba netradimo ni ikimana kikugiyeho bene ico kiganza kigukishije amadayimoni cyizereremo ubu ngiye gusenga cyizereremo ico kiganza kigukishije abasimu biwanyu karande yiwanyu amarozi yiwanyu ibikurwanya byiwanyu ibikorera mu maguru ibikorera mu mutwe ibikorera aho ngaho Imana ibikoze ryari wayikomeye amashu yazamuye muramponda sinoga kasoza umugore ubutumwa bwiza bwose ko bwanditswe na 14 karindwi 11 karindwi 11 14 11 mwamvuge ngo amen umugore ngo yakoze ikintu ese muranyubisha akoze ikintu ngo yamaze imisi myinshi cyane yarapfushije umugabo ngo arangije amusigira inda itamenyekana bamubabaza batazi ko mu nda harimo inda umva akantu kakoze ngo arangije aragenda arizera bamurwanya yizeye ariko afite icyo yizereyeho naringize nkubwire ngo wizerere kuri Yesu Imana ije kubikemura ni nona n'ibyiwawe ni ryari nurenze kwa 12 udasabye wowe nurenze kwezi kwa 12 utagiye gufata irembo ngo utange n'inkwano uraba ufite ibibazo birenze ibya nyirandarama va mu nzira se mwamutunze bigaza mukavuga ngo nave mu nzira zira mu izina rya Yesu amafaranga y'intwererano ko tuyafite suko wagiye gusa bayizere wagizere guma mu manda muraho neza ariko mwamvuge ngo amen ngo umugore arangije afata icyemezo naringize ngo uve hano ufite icyemezo ufashe aravuga ngo njyewe Imana ivuganye nanjye muraho pakaye ariko uyu mwana we Imana imuhagazeho aramubyara amubyaye agize imyaka 10 niyo abarapfuye apfuye abantu bose bari baramushomye agitwita itaragaragara Imana yacecekesheje amagambo bakivuga akibyara bari bakivuga abyaye amagambo yose ashirisubire yavuye naringize ngo Imana isubiza amagambo y'ibyo bakuvuzeho iyasubize yavuye mwamvuge ngo amen apfuye barongera barayagarura ngo n'ubundi wabo bafite karande yo kugira gute yo gupfusha yapfushije umugabo komantari bako atari rimwe uwo mugore yarapfushije umugabo hanyuma arangije akora ibintu bikomeye akoze ibintu bikomeye ngo nawe arapfa bagiye gushingura Yesu aravuga ati hari umuntu wigeze kumpamagara twarahuye ansenga none numvishe mu mudugudu wa Kaperinaumu ahantu bita hehe 9 numvishe mu rupfu rurimo kunuka kandi barajya gushingura ngiye kubikora nona ngiye kubikora ryari mu kizurupfu ngo ahagara mu mudugudu bamanutse bagiye gushingura ahagarika bari bikoreye ikiribo abari bikoreye kiba ngo barahagara ngo abwira abantu ngo nimuture hasi baramanura bashira hasi ngo bari bari kurira bari benshi abari mu maganya ari benshi abari mu gahinda ari benshi abari mu ntambara ari benshi Yesu amenye uri kurira ari we nyina w'umwana ntabwo yabwiye bose yabwiye nyina w'umwana
aramubwira ngo mada egera hino nje nawe tuganire wirira umwana wawe ngujo aramubwira ngo shagahungu tarisako mwavugiye ngo amen haguruka sha ufite ibimenyetso by'abantu basenga ufite ibimenyetso by'abantu bagira utesha basenga ufite ibimenyetso by'abaririmbyi bazi kuririmba ufite ibimenyetso by'abavuga butumwa mu izina rya Yesu ufite abantu bafite ibimenyetso batera haleluya ngo mwishu barabitekinika babitekinza baramubwira ngo icyaha cyawe twarakikubabariye ariko kandi subira n'umwana wawe abari bazi ko bamuhirimbije bamufunganye ibifurumba ngo atahaji wabo babona Yesu amusubijeyo n'igifurumba n'umwana baravuga ngo uyu munyarwa azi gusubiza vuba vuba naringize ngo Imana igusubize mu izina ryande rya Yesu. Reka nongere mbabwire yemwe abantu bateranye umuntu ukeneye igitangaza ukeneye gusengerwa ukeneye guhindurirwa izina ukeneye kugira ngo Imana imusange igere ku bantu bamwinye ibyo yari ashaka akwiriye kubanza kuva mu byaha. Muraho neza ariko niba ukeneye ko Imana muvugana ukwiriye kuva mu gusomana ukwiriye mu kuva mu gutukana ufite ururimi rwo gutukana rungana n'ubw'inyombya ariko Yesu yagukiza ubunyombya akaguha ururimi rwiza. Muraho neza ariko kugira ngo ubone igitangaza cya Yesu biragusaba guhorayo kandi guhora mwandebye hano mwavugiye ngo amena cyane kandi guhorayo Yesu abikunda cyane kuko bituma ugira amavuta menshi mwavugiye ngo amen. Hanyuma agukiza amagambo yawe agukiza irari ryawe agukiza ubusambanyi bwawe agukiza amahame mabi yawe agukiza gufata ibyemezo byawe bipfuye agukiza kwica abandi mu mutima no ku mubiri. Muraho aguhindurira ibitekerezo aguhindurira nonaha kuko ngiye gusenga rero muri iki kiganza harimo ibintu Imana yashizemo mwavugiye ngo amen. Muri ibi biganza mu cyemeza Imana yaduhaye ni ugusaba imbabazi Imana ikabyemera. Mwarimu ntabwo andebye kandi duhuje inshingano gusaba imbabazi Imana ikabyemera turabyemerewe. Mwavugiye ngo amen mwavugiye ngo amen. Nongere mbabwire ikintu gikomeye wumva muri wowe umutima ukurya buri munsi icyaha cyarakunaniye uragikora buri munsi kuba imbere y'Imana ukabyemera ariko gukora ibyaha na buri munsi ukabyemera. Imana ntiyagukorera igitangaza kandi